Yes, shuti bakundwa ba Zawanda TV aho muherereye mu mpande z'isi, reka tubasuze tugira tuti amahoro. Mumeze neza? Kuri mikoro n'umuvandimwe Abbas nongeye kubaha ikaze. Ngira ni Nyagasani umwami Imana abishimire mu bikorwa byanyu bya buri munsi, mugire guhirwa. Nkuko mubimenyereye rero kuri Zawanda TV hacaho ibiganiro bigiye bitandukanye, hacaho ibiganiro by'ivugabutumwa, hacaho ama interview yagiye atandukanye, hacaho abaririmbyi batandukanye, hacaho ibikorwa byinshi bikorerwa kuri Zawanda kandi bifitiye societe umumaro. Muri ibyo bikorwa byinshi rero tugira habamo no gufasha abababaye. Rero mu gufasha abababaye Zawanda ntiyabikora yonyine, igira abafashanya cyangwa abo bafatanya cyangwa abatera nkunga. Bayitera inkunga kugira ngo babashe gufasha abo bantu bababaye. Reka tubabwire ko mwebwe mwadutumye tutazigera tubatenguha, ahubwo inkunga yanyu mwaduhaye intego cyangwa gahunda yacu ari kuyigeza kubo mwadutumyeho. Uyu munsi rero turi kumwe na wa muryango twababwiye ko tuzasura. Reka tubahe ikaze batangire badusuza kandi banatwibwira. Muraho nshuti z'abakunzi radio TV, turabashimiye cyane kuba mwatwibutse mukabamufasha imbabare abantu batifashije. Nkuko mutubona, je izina ryanjye nitwa Ruzibiza Alex, mfite famille y'abantu 5. Rero ndabashimiye cyane kandi mbifurije ikaze muri iri cumbi. Ikibazo twebwe dufite kwishyura amashuri y'abana, mfite famille y'abantu 5 uko nabivuze. Kurya turya bitugoye, aho tuba ni inzu z'amacumbi, kubona ubukode inzu twishyura amafaranga yo kwishyura ubwo bukode, amakaye y'abana. Murabyumva muri make ntizimbye mu magambo, namwe muraharuzi, murahabonye n'aba bana barahari, murabaruzi. N'abahungu 2 n'abakobwa 3. Rero iyo famille kabitoroshye mu buhungiro kuyitunga ngo ikwanise ko ntacyo dukora, turabashomera. Ubwo rero turabashimiye cyane kubera akagakunga mutuzaniye. Mbese muri make turabashimiye, n'ababatumye kandi nabo tutibagiwe kubasuhuza ngo bakomere, umugambi bafashe ni mwiza. Imana ibongere umugisha, ubundi namwe akazi kanyu kagumye kabahire. Gusa twizeye yuko yenda nibigenda neza muzadufasha kugira ngo tuze twishyura amashuri y'abana no kubabonera agakunga kugira ngo babone icyo barya no kwishyura inzu. Cyangwa byanakunda byashoboka mwagira ubushobozi mukaba mwadufasha, natwe mukaba mwatugurira akabanza, natwe twabona uko twakubaka akazi tutagiye gukodesha, kuko n'ubundi n'abavandimwe badutandije ubwishyu bwaranze bwo gukodesha n'umuntu wadushyize muri aka kazi twabuze uko twishyura. Mbese turabashimiye. Amagambo yanjye yarayo, umufasha wanjye nawe ari cyo yavuga cyangwa abana. Mwebwe Imana ikomeze ibarinde mu bikorwa byanyu byiza kandi bongere umugisha. Murakoze. Yego, nawe twamuha umufasha wanyu nawe akagira agasoza abakunzi ba Zawanda TV. Mama, umeze neza? Turaba. Yego, mwitwa bande? Nyirabeza Bernadette. Nta kindi wongeraho? Cyo nakongera no ko twabashimira ko mutugeraho mukadusura mukatubona. Cyo twashima, murakoze cyane. Hanyuma rero bakunzi ba Zawanda TV, duhari hano kugira ngo tubafashe kandi tunababarize bimwe mu bibazo mushobora kwibaza kuri uyu muryango. Ndibaza muze, mbere yuko ubuzima buza kwanga, dusangize muri make use nk'uduha ubuhamya bw'ukuntu byagenze kugira ngo ubuzima buze kwanga. Byanga bikunda ntago abana bavutse byanga. Yego, niba baravutse hari ubushobozi, ariko uyu munsi wa none ubwo bushobozi ukaba butakiboneka. Byagenze bite? Ducire muri make mu nzira yawe cyangwa mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Muri make nk'uko mubizi, hano twahageze duhunga. Tumaze guhunga turaza bagira neza baradufasha, nk'uko dushinga agacopo karashya, dupfusha umwana, madama ajya mu bitaro. Turangije ako gacopo utuntu twari turimo n'udusigaye barasahura, icopo irashya, dusubira inyuma gutyo mu buzima butari bwiza namwe mubona. Nuko rero byatugendekeye kuko madama yagezeho
turabyara, tumaze kubyara bamukorera operation, umwana arapfa. Biza muri ibyo byose gushyingura, udufaranga tugenda dushira, nubwo ubuzima twasubiyemo. Ubundi imbere abantu bari badutandije, ariko biza kwanga atezwe tubiteye bitewe n'ibyo bibazo byose nababwiye haruguru aho ngaho. Rero nuko byaje kugenda, ariko na n'ubu turashimira Imana kuba tugihumeka umwuka bazima, kandi namwe kuba mutugeraho mukaturema agatima, nabyo biradufasha. Burya kugira ahantu kure nk'aha ngaha nubona umuvandimwe ugusura, nabyo biba bibabaje mu by'ukuri. Rero tukaba twose tubashimiye, namwe mukajye munyaruka mukadusura, mukadutera inkunga yo kugira ngo mutubone n'abana bababone. Kuyo ufite abavandimwe ntubabone hafi yawe, urushaho kwiheba, mbese ukiba ku buryo ushobora no kuba wanywa na dumu ugapfa. Ariko iyo abantu baje bakagusura bakagutera isengesho nk'iryo mudutere, nabyo turishimye. Burya umuryango usenga Imana wari mwiza cyane. Ubwo rero Imana ikomeze ibarinde mu izina rya Yesu, rwose Imana ibafashe. Umusaza arabisoje, ari gushaka gusoza gahunda, kandi ngifite ibibazo byo kumubaza. Ishopu yarahiye byo gushya cyangwa no guhomba? Ishopu yarahiye, ibisigaye n'abenegihugu barisahurira, dusubira inyuma gutyo. Byabaye izuba riva, babona abantu baraje, ku buryo yasanze ikizimyamoto yaje ntitwari duhaye, twasanze ibintu byahiye byakongotse, ingufuri barica baratwara. Hari abantu benshi bari bahari rwose, barasahura ibintu byose barajyana, amafirigo ahiramo, amafaranga yari arimo byose baratwara. Nuko twasubiye inyuma, ubundi twari tumeze neza kabisa. Byari nijoro, byari ku manywa? Byari ku manywa, saa 8 z'amanywa izuba riva. Nta muntu wari uri mu ishopu? Nta muntu wari uhari. Hari igihe cy'amapepero y'iki gihugu, twese twavuyemo, kuko icyo gihe nta muntu wageraga mu ishopu, twari twafunze, twagiye tudahari. Baza kudutumira telefoni ko ibintu birimo bishya, abaturage bagenda bica ingufuri barisahurira. Nicyo kizimyamoto cyaje gisanga ibintu babirangije, ahasigaye dusigara maramasa, dusigara tusembera. Atari ibanga, ibyo bintu kuva bibaye hashize igihe kingana iki, imyaka ingana iki? Si imyaka ndayibuka neza kubera no gusaza wa mugabo we. Imyaka ntago nyibuka neza rwose, ntago nyibuka kuko twagezeho dutana umutwe tumera nk'abasazi. Muri make nk'uko mubibona, na madama yagize uhungabana by'ibyo bibazo byatubayeho, gupfusha umwana bakagusahura byose. Nahise numva nanjye meze nk'umuntu wasaze, mbese muri make, ku buryo ntago nakubwira ngo ni igihe n'iki. Mudufashe gatoya kugira ngo duhe amakuru yizewe abakunzi ba Zawanda TV. Urugendo rwanyu rwo guhunga murudusangizeho muri make. Twebwe guhunga twahunze duturutse mu gihugu cya Kongo, turaza tugera hano, turamaze imyaka itari hasi y'10. Turaza tubona abantu baradufasha, turabakorera, tubona ko gacopo tuza kukishyura bari batugurije. Aho tumare ukishyura nibwo gahise gashya. Ubwo rero twagumye dusubira inyuma gutyo, abana bakeneye kurya, bakeneye kwiga. Mbese urugendo twagize rwari urugendo rw'umusaraba, ntago rwari rworoshye. Urwo rugendo rw'umusaraba, kuva muri Kongo uri kuri Turezima, turagira udufashe. Muri Kongo niho washakiye madamu, muri madamu wamushakiye inaha, dufashe muri make. Mudamu wanjye twabanaga muri Kongo, ubwo aho inkambi zimaze gusenyukira, anyuruke na nyurukwanjye. Nyuma tuza kongera guhura, tutatuzana hano. Twaje dufite abana 3, aba bandi 2 ubona no witabye Imana twababyariye hano. Murumva yuko rero hari ibintu byinshi umuntu batibuka kubera n'ibintu byagiye bimubaho, ku buryo rwose na madamu byamuhungabanyije mu mutwe. Aho nk'abagabo giye nagumye kurimba, aricyo no gusenga, aricyo kitubeshejeho muri iki gihe. Iyo udasenze Imana ntacyo uri gukora. Nuko rero byatugendekeye, hari urwo rupfu rw'umwana, ari ugwisha icopo bakagusahura n'ibindi byose. Kandi n'umwana ntabwo yapfuye, ari ukuvuga ngo yari yavutse, yagezeho umugore bamukorera operation, bamujyana ibitaro bya TH, bamutera amashini bagira gute ku buryo yameze nk'uwapfuye. Ubwo rero muri make nanjye nabaye nk'umuntu utaye murare, sigarana abana jyenyine. Umugore nawe avire nawe aracanga ibintu bishize, rero muramubona uko ameze nyine, nawe ameze nk'umuntu wahungabanye. Nicyo kibazo cyahavutse. Gatoya dusubire ku rugendo rwawe rwo muri Kongo, utubwiye yuko waciye ukwawe agacukwe. Nyuma yo buri wese akoze urugendo rwe,
waba warashatse undi mugore nawe agashaka undi mugabo? Ntabwo nigeze nshaka undi mugore nawe, kubera ko twari twarabisezeranye, twari dukundanye, nawe ntabwo yigeze ashaka undi mugabo. Kuyaza gushaka undi mugabo cyane nkashaka undi mugore, mbona arababyaye hanze nawe afite umwana, twahuye n'ubundi akiri wa wundi. Mbese nanone gatoya murambabarira, ndagenda mbabaza kugira ngo tubashe gufatikanya mu kiganiro. Ninde wagendanye abana, ni umugore n'umupapa? abo bana tumaze kubonana duhunga muri Kongo tugishakana, twatandukanye twembi tugenda nta mwana, twongeye kubonana tubabyara, aribwo twahise tuza aha ngaha nyine. Ntabwo rero abana bahunganywe n'umugore gusa cyangwa bahungane n'umugabo gusa, twari turi kumwe, turi dufatanyije. Abo bana 3 mbabwira, abo bandi 2 n'uwo wapfuye twababyariye hano muri Zambia. Ubwo rero nuko byagiye bitugendekera. Muri make mu kwezi kwanyu kwa buki nibwo mwatandukanye mutaranabyara? Nuko bya none ubu nyuma muraza kongera murahura. Gatoya, muri Kongo mwasezeranaga mute ko bya mwaranasengaga bimeze bite? Twarasengaga muri Kongo, mu makambi barasengaga bakanasezerana, kuko nkuko mubizi duhunga, abantu bahunga bagiye bahunga ibice bitandukanye, barasezerana. Kuvuga ngo abantu barahunze bahungana n'ibintu byose, abapadiri ibiki byose bari bahari cyangwa abazayiro bakabasezeranya. Ubwo rero ubuzima bwaragumye burakomeza bwo gusezerana, kubera ko umudamu twaturukaga hamwe nyine, twarahageze twese turakundana turashakana. Nuko byagiye bitugendekera muri makeya, nubwo bitaduhiriye kugira ngo wenda tugire ibyo tugera hano muri Zambia, ariko njye na madamu wanjye rwose twaragumye turakundana. Nicyo kibazo cyabayeho cy'ubuzima cape, ubundi abana twaragumye turafatanya kugeza uyu munsi wa none, turemera tukaburara turi kumwe. Mbese nkuko mubabona murabaruza abangaba. Yego. Hanyuma aba bana bacu nabo hari igihe turuze kubaha ikaze bakijya hino bakatuganiriza, ariko mbere yuko bigira hino ngo batuganirize, mama, ubuzima bwawe bwo muri UTH bwari bumeze bute? Barambaze nyine umwana ahita apfa. Bamukuyemo yapfuye. Wagiye muri koma marasinga? Wagiye muri koma nta minsi, nk'umunsi wose. Toka kuseni kufika mu mazuru. Okay, wamazemo iminsi ntabwo byibuka neza, ariko ni izihe ngaruka byakugizeho kuba muri ubwo buzima bwa UTH? Banyongereye amaraso. Imirimo yawe ya buri munsi ukora neza, nta ngaruka bikugizeho bijyanye n'igikomere wagiriye UTH? Ndakigira nkagira ikizwezwe, isereri. Okay. Wabajije abaganga? Wabajije abaganga ikijyanye n'iryo sereri kugira ngo twumve niba hari icyo wafasha? Kugira ngo kurya imbuto no n'imboga. Yego. Okay. Umura ari ku buzima buzagenda neza. Hanyuma reka dusabe abo bana aho bari rwose mwigire hino, bana mwigire hino, namwe mubonekana ahangaha, musuhuza inshuti ndetse n'abakunzi ba Zawanda TV. Reka bahari bari hafi mwigire hino, namwe muze mwicare hano. Yego, ni karibu, aho mwanyura hose nta kibazo, ngwino wicare hano. Okay, igerane turebe ko twese twakwirwa. Imfura muri mwebwe ninde? Ni wowe? Ngaho usuhuza inshuti n'abakunzi ba Zawanda TV. Okay. Amakuru yanyu? Nitwa Rosine. Yitwa Rosine, aracyafite isoni, ariko nyine yayimereza agenda neza. Amakuru yanyu ngiye nitwa Rosette. Rosette, imyaka ingahe Rosette? 17. Imyaka ingahe Rosette? Mfite 19. Kandi turi kumwe na Didier Ruzibiza. Ruzibiza Didier. Ufite imyaka ingahe Didier? 14. N'abandi reka nabo bigire hino, muze mudusoza abana.
ngwino. Witwa nde? David Ruzibiza. David Ruzibiza. Nawe ngwino. Witwa nde? Lontia Ruzibiza. Lontia Ruzibiza. Imana ishimwe. Reka tubonereho kubwira abakunzi ba Zawanda TV bari mu mahanga ko bakwiye kujya bigisha abana ururimi rw'iwabo. Babajije mu gihugu cy'iwacu mu rurimi rw'iwacu nazi ko bari bubashe kudusubiza. Rero abantu batigisha abana babo ururimi rw'iwacu rwose bahere ko babigisha. Ibyo ndi kuvuga byose muri kubyumva? Gaho musuhuze inshuti za Zawanda twumva. Okay, mufite indirimbo mwahuriraho mukaturirimbira? K'ikinyarwanda. Mwayibagiwe? Okay. Nta nimwe? Iyo ngiye muyituririmbira. Okay. 1, 2, 3, go. Haleluya. Mwiza kiruma kamiza kazimaniza bafashe ibyo nibyo mbasabira. Repeat again. Haleluya. Mwiza kiruma kamiza kazimaniza bafashe ibyo nibyo mbasabira. Oye mubakomera amashyi babikoze. Okay, mwicara ahangaha mwe kujya kure. Nitwasohoka ndabangurira amajigizaye. Murumva? Okay. Hanyuma nukuri inshuti bakundwa ba Zawanda TV, reka tubabwire yuko kwigisha abana ururimi rw'iwacu ari ingenzi. Ni ingenzi kuko biratangaje cyane kuba wamusuhuza mu rurimi rw'iwacu akabura hahera kwikiriza bitewe nawe mubyeyi wagize uburangazi cyangwa wagize intege nke zo kwigisha umwana ururimi rw'iwacu. Ndishimye cyane ku bw'aba bana badusuje kandi bakanatuganiriza mu rurimi rw'iwacu. Hanyuma Rosine wiga mu kangahe? Niga mu 11. Mu 11? Yego. Wowe wiga mu kangahe? 10. Grade 10. Hanyuma mutsinda gute mu bijyanye n'ishuri? Wabaye wa kangahe? Number 3. Yabaye wa gatatu. Wabaye wa kangahe? Number 6. Wa gatandatu. Wabaye wa kangahe mu ishuri? Number 5. Number 5. Wabaye wa kangahe mu ishuri? 2. Wabaye wa kangahe? 2. Nukuri aba bana baramutse batagiye ku ishuri kubera ikibazo cya minerivare byaba bibabaje. Tubareka aba bana batagera no mu 10 ba mbere nibajye ku ishuri. Wowe ufite ubushobozi, ufite amakwaca, ufite amadolari, ufite amapaundi, ufite dufashe aba bana bajye ku ishuri. Aba bana nibo bayobozi b'ejo hazaza. Aba bana nibo baganga b'ejo bahazaza. Aba bana nibo ba docteur. Aba bana nibo ba ministry b'ejo. Aba bana nibo bantu bakomeye b'ejo. Ariko se badindire kubera ubushobozi? Ntabwo byaba ari byiza nubwo byaba bishimishije kandi n'Imana iri mu ijoro ntiyabishima. Rero wowe ufite ubushobozi ukagira uburyo, dufashe udutere inkunga kuri Zawanda TV, dufashe aba bavandimwe nabo bajye kwiga barangiza amashuri babe ubuzima bwiza nkuko mubibona n'abana beza, nkuko n'abana banyu ari beza. Ariko rero reka tubafashe aba bana babone iterambere ry'ejo hazaza, bagira icyerekezo, bagira ibyiringiro. Yego mwabyumvise kandi ubwira wumva ntavunika. Turacyakomeje kuganira, reka tubasabe babigendeye twongere twigize hino umusaza dukomeze tujyane nawe ikiganiro. Nta kibazo mwakigendera tugakomeza tukaganira na muze ni karibu dukomeze tuganire, utubwire noneho uko wifuza ubuzima bwagenda nyuma yuko uyu mugisha Imana yaguhaye. Yes muze. Hanyuma rero nkuko ubwashize twari twabwiye ko tuzagaruka, mwabonye ko tutaje imbokoboko, twaje amaboko areba imbere, inkokora zarebaga imbere. So muri ubwo buryo rero turizera tudashidikanya ko n'iyi message dutanze hari abantu iri bugereho kandi igakora ku mutima bakagira icyo bakora. Hanyuma wowe ku cyifuzo cyawe cyangwa icyo wasaba abakunzi bawe kandi inshuti za Zawanda TV ni ikihe? Ni karibu. Murakoze. Ndewe icyifuzo cyanjye
kwifuza siko kubona ni ugusaba nk'uko mwabimvugiye aba nibo Rwanda nibo hezo hazaza nk'uko mwigeze kubikomezaho mwabuze bati abana batize kandi twebwe turimo turasaza turi mu marembera nibo bazaba ari abadepite abaminisitiri ndetse na kenshi na perezida wa repubulika buriya kubyara no gusubiza ingobyi umugongo niyo mpamvu bajya bavuga hari ngo uyu upfuye utabyaye nta kuzuka rero numva ngewe nubwo Bibiliya ntayisomye cyane upfuye utabyaye nta kuzuka ngewe niko mbyumva rero nkaba mbashimira kuba twatangiye dusenga mudusabira ni byiza cyane buriya no kumenya Imana ni byiza nkuko natangiye mbivuga utazi Imana waramubyumva kenshi ngo bamwe banyweye amadumu abandi bigiye mu migozi nuko udasenga rero nkaba nshimira abo bagenzi bacu numvise muvuga igikorwa cyiza bakora cyo gufasha abantu giye gusa icyo nabasabaga no gufasha aba bana kubona murabibona nk'ubu nta televiziyo bagira kwiga naho kubona ikaye birabagora haba nabo bakuru babona ko akenshi bagombye kwigira kuri za mashini z'abazungu iyo sinzi uko babyita ntabyo bagira kubera nyine ibibazo nk'ibyo byose twagiye duhura nabyo iyo tuza kugira ibyo bibazo tuba twarabibaguriye none twahuye n'ibibazo mu byumva bikomeye na madamu yakwibwiye ko nawe yagiye muri koma ibira yakubwira ngo ntago yibuka neza byamubayeho ariko we yari umeze nk'uwapfuye baramubaze bamutera amaraso yamazemo hafi nk'icyumweru 2 mbese kuryo nayo natinyaga kuhagera ntago yarazi ibyabaye n'umwana twamuhambye adahara ari mu bitaro nubwo rero ntago yibuka ibyamubayeho kuko yari muri koma harimo amanyereta 2 yari yarahindutse umuntu nayo narihebye mvuga ngo agiye gupfa kuryo natinyaga no kujya nkwereza y'abantu mvuga n'ubundi agiye gupfa rero muri make turabashimira igikorwa mwagize aho batera nkunga nabo nzabashimire nk'ubu musanze bari bagiye kubura cyangwa mwanyuze hari hanze bacanye n'inkwi nta marasha amafaranga yo kugura amarasha ntayo bacanye inkwi bashyuhije amazi bashyiramo agasukari banywa basanze barimo banywa agakoma mbese muri make n'urwo niyo ntambara turi kurwana tukayirwana ariko dusaba abagira neza nabo ngo badufashe batereho utwatsi kuko umugabo umwe ngo yifasha igera kuri nyina nta muntu umwe wigira nawe ejo ushobora gufasha uyu mwana nawe ejo akazafasha uwawe niyo mpamvu rero ngiye nabasabaga iyo nkunga no gusaba usabwe hari uhabwa n'udahabwa babishoboye rwose badufasha uyu mubyeyi nawe akongera agasubira mu buzima kuko rwose hari igihe nawe yareba abana nanjye nkabura uko mbigenza bagiye kubura nkumva agahinda nanatekereza no kwira nkafata Bibiliya nkasenga kuko nsengera mu bagatulika jewe nkasenga nkiryamira ahangaha hasi mubona ku isima nkabona burakeye nuko bimeze gusa aka gafunguro noneho karabafasha yenda barasunika iminsi baramara icyumweru cyangwa akagafumuza nyine n'utuntu bazanye n'amadiringi byose ibyo bazanye mbese birabafasha kugira ngo iminsi yisunike ko hari igihe bajya no kwiga batariye nta nubwo bagenda n'amaguru bava hano bajya hirya no hino mashuri atandukanye bagira n'amaguru bakagaruka nimugoroba uzi ko abinahanga babahambira ibiryo cyangwa akaba amadiringi nta mafaranga mfite njya kubona baje nyine ati papa tuvuye kwiga usanga inzara yabishe mbese muri make ndabashimiye yenda ejo bazafata diringi bajya kwiga kuwa mbere ko ejo ari ku cyumweru bashyire mu gacupa bagende banywe iminsi yisunike gusa ndabashimira bivanye ku mutima Imana ibongerera umugisha namwe mwemeye kwitanga uyu munsi wa none nabo bavandimwe banyu mukorana bose muzabasuhuze cyane murakoze rwose kuba mutaratuvanyeho umutima Imana ikomeze ibarinde kandi bongerera umugisha mundi musubizaho muvanye murakoze hanyuma gato mama numvise ishopu yahiye mwaracuruzaga ibintu bikagenda neza uyu munsi wa none babashakiye icyo gukora muriteguye kuba mwakura amaboko mwahinura amaboko mugakora twakora umva washobora gukora iki twakongera tugakora ibya grocery ubucuruzi busanzwe ubucuruzi
rero reka tubwire abakunzi ba Zawanda TV, tubabwire yuko aba bavandimwe cyangwa uyu muryango ufite amaboko, kandi nubwo ufite amaboko ntago ari abanebwe, ntago ari abasongarere, biteguye gukora. Nukuri mubafashije mukabashingira iduka cyangwa ishopu, bari tayari. Bafite umuhungu David Ruzibiza yarangura, bafite abakobwa bakicaramo beza bagacuruza, ndetse na mukecuru nawe yaba ari aho hafi abatekera icyo kurya kujya baticwa n'inzara kandi bari ku kazi. Mudufashe rwose, dufashe uno muryango ubashe kugira icyerekezo cy'ejo hazaza, babikesha abakunzi bawo kandi n'abakunzi ba Zawanda TV. Murakoze rero, reka noneho dusoze kandi n'isengesho twongera kubaragiza Imana. Muze wadusengera? Ni karibu dusengere. Habizi twabasengeye mu gutanga. Ku izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu. Mana yacu, turagushimiye cyane kuri uyu munsi. Abavandimwe badusuye bongere umugisha kandi ubahe n'imbaraga komeza mu mirimo yabo ya buri munsi. Ubwo badusuye Mana, ubafashe kugira ngo nibataha boye guhura n'umwanzi Sekibi Satani mu nzira, bagere mu rugo amahoro, ndetse nibanagaruka bazagaruka amahoro badatsitaye. Mana yacu yo nziza, natwe tubahaye ikaze igihe cyose bazazira, nubwo tacyo twari dufite tubakiriza, kugira ngo yenda nibagaruka bazasanga yenda natwe Imana yaduharuriye inzira, dushobore kwakira abashitsi nk'uko byari bisanzwe, babona amazi yo kunywa, babone na diringi yo kunywa. Mana nziza, ubakoreye ibitangaza, harimo abasore uzabaha abafasha beza, ubashingira ingo nziza, nk'uko bemeye kwitanga bazitange no ku bindi byose, kandi Imana ibakomeze ibarinde, ibongerere umugisha kuri uyu munsi wa none. Mana yacu turagushimiye, ndetse n'urubyaro rwanjye n'umufasha wanjye nabo ndabasengeye ngo Imana ikomeze ibahe kwihangana, kandi bizere yuko Imana ishobora kuduhindurira ubuzima tukagaruka mu buzima busanzwe twari turimo. Murakoze rero bavandimwe bacu n'Imana, namwe turabashimiye kuba washoboye kuba imbaraga zo kutugeraho bakaza kudusura. Mana ni inkunga ikomeye, Mana ukomeze ubarinde kandi ubaragire. Murakoze, umunsi mwiza. Ku izina ry'Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Hanyuma rero reka tubabwire ko ibiganiro nk'ibi byiza bihumuriza kandi bitanga icyizere kuri Zawanda naho ubutaha. Reka nkubwire yuko ijoro uko byagenda kose rizacya, nta joro ritagira igitondo kandi nta n'umunsi utagira ijoro. Rero gira ibyiringiro yuko nta kitagira iherezo munsi y'ijoro, amateka arahinduka, nawe waririmba iz'amashimwe ukamera nka Ana byaye Samweli. Naho ubutaha n'umuvandimwe Abasi. Ciao, bye.